byagenze nyine bigaragaje bazi ngo hari icyo bari kugerageza guhishira ariko nyine babikora nabi. Niyo mpamvu iteka ryose uyobowe n'umwuka mubi ushobora gusanga rwose nawe ubwawe witeza imitego igiye itandukanye. Rero nkuko nari maze kubibabwira mu kanya, ndagira ngo kuko iteka ryose abantu hari uburyo barwana urugamba mu buryo bugiye butandukanye, uramutse ubonye mugenzi wawe yatwitinze akarengane dukorerwa muri Kongo, hirya no hino mu bice bya Kongo, abantu bariwe, abantu baciye ibihanga, abantu batwitswe, hanyuma ukabiri tweetinga, ubukoze akazi gakomeye cyane, ubutumye ubutumwa bugera hirya no hino. Niyo mpamvu navugaga nti hari abantu mugomba gufollowinga kugira ngo icyo bapostinze, kugira ngo icyo batweetinze byibuze mukiri postinge, biba byiza mu mwamamaje icyo kintu, mukaba mutanze ubutumwa bukagera hirya no hino ku isi, byibuze akaba it's a way of raising awareness, kandi muzaba mukoze nimuramuka muba followinze kandi mukajya muri tweetinga everything they tweet. Ndongera nsubiremo abo bantu, ni liste izwi, harimo Dr. Boyana Kulibari, umwarimu muri kaminuza ya Harvard, ndetse w'umunyamahanga ariko wiyemeje nawe guhagararira ino cause kugira ngo byibuze abashe kutuvugira hirya no hino, abashe kubyandikaho, abashe kubivuga, abashe kubitangariza isi uko ashoboye kose. Ni umwarimu muri kaminuza ya Harvard, Boyana Kulibari, ni umuzungu ariko wiyemeje gukora iyo nshingano, nta muntu bimuhatiye, ahubwo ari uko afite ubumuntu. Ndongera mbabwire ko ari byiza gukurikirana Manzi Willy kuko ibyo apostinga bikwiriye kugera hirya no hino ku isi. Ruchuru 25, Sugira Mireye, Rafiki, Voice of Kivu, Goma 24, Umukasi, Kanyuka, Lawrence, Bertrand Bisimwa, Willy Ngoma, Teddy Mazina, Top Kivu Morning Post, mubakurikirane mu following, and n'abandi twese mu following, especially Denise mu following. Ni byiza yuko abantu bazajya bari tweetinga everything these ladies and gentlemen batwitinze, bikaba byiza yuko tukomeza kwamamaza iki kintu kigera hirya no hino, to raising awareness, kugira ngo isi itazakomeza, kugira ngo ntabwo tugeze tuvuga akarengane dukorerwa n'ejo bundi, once the emancipation comes, tuzabashe kuba holding accountable, because the silence is also one of the crime that you can do. Rero navuga nti mukomeze muri tweetinge kugeza ubwo ibyacu isi izabimenya. Ndabizi yuko bamwe mu bakomeye bo kwisi barabizi, ariko the truth is rubanda rusanzwe, abakomeye n'aboroheje bagomba kumenya what is what kind of crime that is being practiced against us, kandi byanze bikunze isi izabimenya, ni mwese nimubigira mu ruhari. Every voice matters, kandi your effort is not going to be taken for granted. Icyo wakora cyose byanze bikunze kizaba highly appreciated. Rero reka nkomeze ntange amajambo ku bantu bagiye batandukanye. Reka nsabe ayingoma ajejuru agire icyo avuga, hanyuma arakurikirwa na Kagigi. Murakoze cyane. Ayingoma, go ahead. Kandi cyo dukoresha like 2 minutes kuko we're running out of time. Reka dukoresha 2 minutes. I'm about to go get busy kugira ngo byibuze abantu babasha kugira, ariko Odega aracyahari ibyo aribyo byose, even if I go, abandi bari busigare, ariko Ayingoma, go ahead, and Kagigi, you will follow. nanjye muze kumpa umwanya nubwo ntazamuye ukuboko. Wowe urinde KBS, wowe urinde? Njye nitwa Nkandagira nubwo ndi gukoresha inditwira. Okay, ubwo utangira uvuga bya bindi byawe, ya ideology mbi yawe, nkuri movinga pana kukumanura, yakuri movinga. Ariko reka nizere yuko hari uburyo wahindutse, kuko byanze bikunze iyo umuntu amaze igihe atari kuri imihanda, ari ashobora kuba ari kunyuzwa mu ruganda, maybe just maybe ushobora kuba warahindutse. Ariko nuba ukimeze kwa kundi, rwose wizere yuko utari burengo mutaru uri kuganira. Urakoze cyane. Murakoze cyane activiste, murakoze mwese duhure kuri no rubuga. Reka manze mbashimire kuri organisation mubona mu ba Rwandophone baba bari kuri aya ma espace. Mu byukuri ngerageza kuyakompara hamwe n'andi ma espace y'abantu muri Congo Centrale, urabona ko biratandukanye cyane. Hariho organisation, hariho ordre,
umuntu baramuha ijambo akarifata agakoresha igihe cye nk'uko bakimuhaye, mbese ugasanga ibintu bifite organisation. Ibyo bintu ntabwo babitandukanya no mu gisirikare cyacu. Reka nteko ndakita cyacu cya M23 kiri organize, niyo nsinzi dufite. Burya rero ku ruhande rwa FRDC harimo desorganisation de FRDC ni genetique, kuko ugiye kureba mu espace yabo haba harimo desorganisation. Ngira ngo niyo desorganisation yabo igisirikare cya FRDC nicyo cyatumye M23 ivuga uti aba bantu, kuko mu by'ukuri haza kuba mu organisation M23 nk'abasirikare bari baramixinze, hajya habamo desorganisation, tujye kurwanya umwanzi, FRDC kanga kugenda, M23 ntiyagenda yonyine ku rugamba, hakabamo desorganisation. Ninde kapiteni uri butangiye oda, urasanga like someone uri kuyobora, ufite paraton ari kuyobora, niba ari umusirikare runaka agatanga oda, abo hasi bakabyanga ati ntabwo ndi bugende. So desorganisation ya FRDC niyo nsinzi ya M23. Ubwo rero ikigaragara nta desorganisation yayobora igihugu, ni ukuvuga ko igihugu gifite kuyoborwa n'abantu bari ordone. Igihugu cyose cya Kongo ntabwo twari abantu twabashira ku murongo tubishobora, abazabikenera bazajoining, baze badusabe, tuzagira tubafashe aho bazaba bari hose. Ariko niba tabikenera, umukasi wacu turawufite, ngira ngo uzakora akazi kawo. Ikindi nakongeraho, urugamba rurakomeje, turimo turabyina intsinzi, ariko hari abana baba batanze ubuzima kugira ngo tubashe kubyina, tubashe kubona uyu munezero. Gutwitinga tubikore cyane, dufollowing bari abantu bose activiste yavuze, ariko twongereho activiste rwose tugerageze. Sinzi niba hari ukuntu mubikora muri background, ndabizi birakorwa, ariko bari abana baba baguye ku rugamba, bafite imiryango ibabaye ikeneye ubufasha mu buryo butandukanye. Sinzi ni mu byo mukora, mwaba muganira hirya no hino kugira ngo mujye mubasha nko kureba nk'abantu bari vulnerable cyane, bari bafite abana ku rugamba, ese yarafite nk'umugore yarafite umwana umwe, ese bimeze bite, noneho hajya habaho sensibilisation kugira ngo nk'abo basigaye, nk'umugore wasigaye, umwana wasigaye, byibuze niba yari ku ishuri ntacikane ishuri uwo mwaka, akomeze yige. Niba se hari ibyo kurya batari bafite, babibone mu buryo butandukanye, batekubura umwana ugiye kutwitangira, babure n'ibiryo byo kurya basigaye. Murakoze cyane. Okay, ndakeka ninjye warukurikiye. Yes, kagigi jambere rwose. Ariko ayingoma, I got you man, I got you. Your message is hard. Okay. Reka nanjye mvuge ku ruzinduko rw'uriya mukuru wa intelligence wa USA. Noneho ntago ndi butinde. Muribuka ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 hari ikiganiro Perezida Kagame yagiranye na Blinken kuri telefone ku bibazo byo mu karere. Ngewe ndabona ruriya ruzinduko rw'uriya mudamu ari umusaruro w'ikiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye na Blinken. Byanze bikunze nubwo byose batabishize hanze ibyo baganiriye mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11, Perezida Kagame yashobora kuba yaragerageje kumusobanurira akarere ukuntu gateye, ibibazo gafite, FDL ziri muri Kongo, n'ibindi bibazo nyine bishobora kuba biri mu karere. Noneho rero Perezida wa Kongo ahantu ageze mu mayira abiri, agomba gucuzinga. Mbere ho yakezaga abami babiri, ariko noneho ndaza no kuvuga kuri abo bami babiri yakezaga kugira ngo abantu babyumve neza. Ariko ho birageze ko agomba kudecidinga agakeza umwami. Abami babiri navugaga yakezaga, niba ari ugukeza sinzi, ushobora kuba ndimo kubivuga nabi. Yakezaga ubupopuliste, akongera agakeza irresponsibility ziwe nk'umuperezida nka perezida w'igihugu. Populiste yayikeza gate, noneho na irresponsibility ze yayikeza gate. Ubupopuliste yabubonaga iyo buri gihe yajyaga muri media, mu manama, akavuga ati ibibazo bya Kongo biterwa n'u Rwanda, ntago zagirana ibiganiro na Perezida Kagame.
ntago nzongera guhura muri kiganiro ejo bundi yajyanye kuri France 24 iravuga ko bazahurira mu ijuru. Noneho iresponsabilité ni iyihe? Ibibazo byo of course abivana kuri we akabyegeka ku bandi bantu babiri, ku bandi bantu nyine. Aho bigeze rero perezida agomba guhitamo akaba responsable, akareba ibibazo biri mu gihugu cye akabikemura, cyangwa se atabikemura aba bandi bamufashaga n'abantu bose bari bamuri inyuma ba SADC n'aba Amerika n'Uburayi mukamubwira no ugomba kubaga ukifasha, cyangwa se ukareba ukuntu ukemura ibibazo biri mu gihugu cyawe. Abantu bajya bibaza gutsindwa ko Gisegeta kubitwa buri munsi, apfusha abasirikare benshi, agatakaza ibikoresho, gutsindwa kwe ategereje ko azatsindwa bigeze he koko? Nk'umuntu wundi uri responsable cyangwa se nk'umuntu uhahaye igihugu cye n'amafaranga ye, impfu amaze gupfisha z'abasirikare be n'ibikoresho amaze gutakaza n'uturere amaze kubura, twagagombye kumwereka ko yatsinzwe niba hari iyindi step y'amahoro ashaka akayikora. Ariko abantu bibabaza impamvu perezida aresista kugeza muri aka kageni. Gisegeti gutsindwa kwe ntago ari ugufata uturere twinshi, gutsindwa kwe ntago ari ugufata umujyi wa Goma cyangwa Bukavu cyangwa n'undi mujyi ukomeye. Gutsindwa kwe ni umunsi Amahanga azamubwira ati genda mu biganiro uganire n'abantu bakurwanya. Iyo niyo ntsinzwi ya Gisegeti. Izaba intsinzwi ye gute sasa? Izaba intsinzwi ye igihe bazamukura kuri ziriya privilege yari afite. Privilege ya mbere kwari uko gukorana na za FDLR, bakamubwira ati FDLR yishire ku ruhande, ganira n'abantu. Iyo abantu bagiye mu biganiro cyane cyane nka biriya bya politiki, hari ibintu seda abantu barabizi cyane, n'abantu bakurikiranye ibiganiro byo muri bya Arusha. N'impamvu babonaga bagosora badashaka kubijyamo nuko bari bazi ko hari ibyo bagiye guseda bari bafite ku butegetsi. Perezida rero Gisegeti nabijyamo arimo kubona ko ariko gutakaza kwiwe, natakaza FDL agatakaza bariya bari bose babaga bamuri iruhande, noneho akinjiza bariya abantu barimo gusaba kuganira nawe muri leta yiwe. Iyo aza nko kubinjiza nko mu ntangiriro za 2023, nta nubwo rwose yari kuba ari mu batop bazatorwa ku butegetsi aramusatibye, kubera ko bamufesinga bakamwereka ibyo atagezeho, bakamwereka amakosa yakoze, na ya populiste twavugaga yaba yayitakaje, mu buryo avuga ati njyewe abantu ndamutse mbinjije muri leta tukaganira ibyanjye byaba birangiye. Ururiya ruzinduko rero rw'uriya mudamu ni ikintu rwose gikomeye. Nko mu uyu mwaka ushobora kurangira ibintu byahindutse ukundi kuntu, kubera pressure barimo gushira kuri perezida wa Kongo. Bashobora kutaganira bashobora kutaganirira mu ruhame, ariko tuzabona impinduka before end of this year. Dushobora kubona rwose ikintu gikomeye cyahindutse niba atangiye kuvuga ati umuntu uzongera gukorana na FDLR kazi kiwe tuzamufunga cyangwa tuzabigeza gute. No gutanga abagabo, ariko nanone ni ukwemera ko bari basanzwe bakorana, nubwo nabonaga hari aba diplomate we babihakana umunsi ku munsi, bavuga ati FDLR yarashize n'ikibaho. Noneho atangiye kuvuga ko umuntu uzongera gukorana nawe muri kunyumva ariko activist turakumva neza cyane. Okay. Atangiye kuvuga ko noneho umuntu uzongera gukorana nabo azirengera nyine ibintu birimo. Ushobora no gusanga kandi hari umuntu wabivuze ko
Sadek ishobora kuba yamubwira ati twe ntabwo dushobora kuza muri Congo ugifite bariya abantu ukorana nabo ba Wazalendo n'aba FDLR, ugomba rero kumesa kamwe, niba ari njye dukorana tugakorana, ariko atari ugukorana nawe ngo wongere ukorane na FDLR. So uriya ruzinduko ubwo uriya mudamu yaza kuba yaraje nka kare rwose nko mu ntangiriro za 2022 cyangwa 2022, ibibazo byawe kuba bishobora kuba byaragabanutse bitarageze aho bigeze ahangaha. Aje mu gihe gikomereye gisegeti cy'amatora, ko gisegeti navuga ngo uyu munsi navuga ati ibiganiro genda byemeye mu bantu bazamutora azahita hagabanukaho nka 30%, kubera ko nabwiye ko yakezaga umwami w'upopuliste noneho n'umwami wa irresponsible. Ubu ngubu bamubwira ati you have to be responsible y'ibintu byawe, kandi ukareka gukomeza ubreminga abantu b'abandi ngo baguteye ngo nibo bateza ibibazo, kandi nyamara bigaragara ko nawe udashoboye. Murakoze cyane ntabatindiye. Urakoze cyane ka Gigi. Nashaka kubaza Odega, can you hear me? Okay. Wakomeza no kuyobora space ko ngewe ngeze ku kazi, numvaga KBS ashaka kugira icyo avuga, reka banze avuge ntaragenda kugira ngo ataza kuyobya ibitekerezo by'abantu nk'ihari. Nabanza avuge noneho mbone ngende ngusigire space ukomeze uyobore. Muhire nawe reka tumuzamurire rwose, munzamurire wa mugabo we, hanyuma KBS ijambere numve icyo ushaka kwerekezaho. Murakoze. Nkandagira ni wowe mpamagara, ushobora kuba wibagiwe izina ryawe. ndakumva. Also ndi muhaye mwanya. Se hari undi mpamagaye nkandagira mani? Ndavuga ngo bazamure Muhire, ariko ndabashimiye cyane. Ubundi kuri space murabizi nitwara Lieutenant Murekezi, ariko Muhire Muhire nabafunze microphone twumve uyu narangiza Muhire abone kuvuga. Yes, KBS ijambere nguteza amatwi neza ntuje. Ntago mwanyumvaga? Oya, ntago twakumvaga. Sorry, ndamukurikira. Uramukurikira? Ntabwo oya, mubanzirize ukurikira. Sinzi niba mbunyumva. Turakumva neza. Ya nabashuje cyane. Ariko kukandagira ufite ihungabana, humura uvuge, sinzi impamvu uri kwikandagira mugani wawe. Oya ntacyo, jambere wowe tuguteza amatwi neza dutuje turi vigila. No, hari abantu bari kuvuga barabamubije. Nta wundi wongera kuvuga, ni wowe uri kuvuga kano kanya. Ntago nahita impamvu abantu bari kuvugira mu bandi barashobora kuba nguhaye umwanya vuga. Navuze ngo ufite ihungabana, humura uvuga ijambo ryawe, ufite umwanya, baguhaye umwanya. Uranshekeje cyane. Umva, tanga igitekerezo cyawe tunguteza amatwi. Alright, reka ngomeze ntago nzi ko abantu bashobora gufata umwanya bari kubwira abantu gutyo kandi atari no mu mwanya wabo. Ndabona na KBC yafunguye microphone, ahubwo ni ikibazo gikomeye cyane. Ndavuga bari kumvugiramo na mic bazifunguye. wibagiwe urakasa mutwe pe, wibagirwa ko KBS ari wowe wiyise gutyo, none ngo ukubona yafunguye microphone. Ibaze kweri. Non, je peux pas douter de tout. Reka ndeke, ntabwo ndi kuvuga ijambo kubera umuntu ushobora kuza yenda ashobora kuvangira abandi. Kubera ndashimira cyane host, ngashimira na co-host. Reka nkomeze ijambo ryanjye. Icyo nari nshaka kuvuga cyane ko ushobora kuba uko umuntu yamfata atari komeze cyangwa uko yabyumva ariko ntabyumva. Nanjye narindi mu bintu byanjye numva wiri inshuti ari kuvuga ku kintu nakunze.
ntago ari ukuvuga ngo ibintu byose ngo ni ibintu ngo byo gupinga, byo kurwanya, byo kugira gute. Njyewe icyo nashakaga ntabwo ari ukugira ngo yenda ngo nsubire mu byo nshuti yavuze cyangwa by'abandi bantu batanze ibitekerezo byiza nkawe bavuze, ahubwo ikintu tugomba gushyira imbere ni ukwiyubaka. Kwiyubaka, ariko kwiyubaka muri biriya twavugaga by'intambara turimo, intambara ziri hariya mu burasirazuba bwa Kongo, haba nshuti yavuka, haba n'abandi, haba n'abatavukayo cyangwa bafitanye isano naho, haba n'abandi bavuga ururimi nk'urwacu, hari ikibazo gikomeye cyane. Kiriya kibazo rero tujye tureka kukirebera muri angire cyangwa se mu mfuruka nk'uko mu rurimi rw'ikinyarwanda bivugwa, kuko twese turakivuga, cy'uko wenda arihangana, ntawatumye y'undi mwene wabo ngo bibe ikibazo, ngo bigire gute, ahubwo turebere uburyo umurongo umwe. Sori je m'excuse beaucoup, ntago mperuka kuri space, kubera ko nshuti yavuze ikintu cyiza nkumva navuga, nta nubwo ngikurikirana cyane kubera ibintu byamba ndimo, ariko icyo nababwira yenda nubwo nshuti yavuze ngo wenda ngo ni bya bindi bya kera, ntago ngendera ubundi iyo njya kuvuga ijambo ryanjye nta muntu uba wantumye wenda simbatindire ndakoresha iminota 2 ya nyuma, njye nkoresha ibitekerezo byanjye. Icyo nshaka kuvuga wenda n'umuntu waba unzi wenda kurwanya ibintu cyangwa kubikunda, no, nta muntu uba wantumye ibintu. Rero nshuti, kuri kiriya kintu wavuze aricyo ngarukaho cyane, turebere hamwe uburyo biriya bibazo byarangira, kubera ko njyewe yenda mbere y'uko mperuka kuri space hari ibintu bibiri nsorezeho byambabaje, kandi bifitiye na proof. Hari ibintu byabaye bijyanye na wazalendo, ibintu byabaye bijyanye na wazalendo, byarambabaje cyane, byarambabaje kubera ibintu byakozwe. Urubuga rwa wazalendo ndarukurikirana cyane, nkurikirana imbuga zigera mu 10 z'i Kinshasa, kubera mvuga ikinyarwanda n'igifaransa, nubwo kubera ari navuga n'igitoragura, no, kuko cyose ntabwo nshobora kukivugamo. Kibamo abantu 1020. Ndatekereza abantu bo mu bwoko bw'abatutsi babamo ni 2, ni njyewe na muzungu, uriya na perezida wa UCC arabyemerewe, nawe ushobora kujoininga nawe ukajyamo, iyo baranshije link bijyamo. Urubuga rwa politiki ya perezida Faci narwo ndubamo. Ariko ikintu cyambabaje muri DRC ni uko nta muntu ushobora kwandika ngo iby'intambara iyo abasirikare bararwana, ushobora kwica na mukuru wanjye cyangwa nawe akakwica, ibyo nta kibazo ni mu gisirikare. Ako ni gute umuntu afata inka y'umuntu iri kugenda akayitema umutsi, yaba ari umwanzi, yaba ari iki, ubutegetsi ntibubyandikeho. Icyo aba ari ikibazo gikomeye cyane, gishobora no gutuma n'umurongo bawugenderaho bishobora kuba ikibazo. Icyo ngicyo nagiye nta muntu ujya uhakana jenoside yo mu Rwanda, wenda si ukuyipfobya. Ese ko umuntu utema umuntu utekereza, inka wayitemera iki? Intama wayitemera iki? Ese niyo umuntu anayitema, il s'agit de quelle sorte d'émotion government ishobora gukora? Ibyo ni ibintu bidasaba ngo yenda ngo abashyigikira ngo M23 ngo abashyigikira government babikoreho, ahubwo ni ikiremwa muntu. Ntago nakoze mu bya Bibiliya cyane, bigende gute. Ikindi kirenzeho, nubwo yenda biriya by'intambara byagiye bigabanyuka, ntago nawe mperuka kuri space, biriya byose ubundi email yanjye nagiye mbishyiraho, ariko byarambabaje cyane kuba yenda njyewe wenda reka mvuge mbasabe n'imbazi mvuka i Masisi,
abantu barebye ukuntu ubwatsi bw'imasisi bwameze bukazamuka bukamera nk'intoki, ni ukubera ko inka zose bazitemye. Kiriya kintu rero abantu bagomba kukigaho bakakireba bakakivugaho, kuko ngewe njya kuvuka nasanze ba papa borora. Kiriya kintu bagomba kukivugaho batitaye kuri politiki y'i Kinshasa, batitaye kuri Kigali, kubera iki biriya bintu biba. Yenda tugaruke kuri icyo cyo korora tukiveho, icyo kuba inka zitarisha. mbese wambabara nkakubaza akabazo gato, ndumva ugiye nko gutambukaho numvishe nani mfite kukubaza. Ya wambaza. Ya wavuze yuko uri mu rubuga rwa politiki rwa faci na wazalendo kandi ukavuga igifaransa neza. Ibyo bibazo byabereye imuhira byo gutemagura inka bagatwika amazu, biriya byose bigenda biba hari mu ntambara bikorwa na wazalendo na FDLR bafatanyije,